sha nyine hozanya hano nyine kugira ngo uragiye kureba ikintu impamvu nkuzanye mbese ubundi impamvu wanze kumbwira kare kose paka tugeze hano nawe urabizi ko namutse nkuzanye nabikubwiye amatsiko yawe yanyica ako nicyo kibazo cyawe ikibazo nyine nawe uri kunyicisha amatsiko menshi cyane ya aho bigeze none tugiye gukora ikintu gikomeye ariko tugikora iki kintu giteye gute yakanye kakazi kacu ose nk'ugiye kongera wica undi muntu kweri abantu bose twishe ayine solution muri umuntu wanjye usigaye niwo mbangana muri umuntu wawe yego kandi mu kumbangana nta kindi gisubizo kitari ukumwica shaka nawe tumuvana nawe turamwica ikindi mpamvu naguhamagariye hano sinzi niba waje witeguye yanamaze kumenya ko ari muri iri shyamba ari haruguru namaze kumenya ko ubutasi bwanjye mfite hari umukobwa agiye kureba ko nanjye niteguye nanjye niteguye ngewe ibikoresho nta kintu tugomba guhita turangiza umuntu tugomba kumurangiza nitumara kumurangiza ikindi nzakwitura akagera nzaguha isambu yo guturamo gusa uzaminganikira ntabwo naguha nk'iyo muri umuntu wanjye yari kuzafata ariko nzaguha 1/2 cyayo 1/2 yego uzakinza ikindi dusigaranye nta kindi ubutasi bwangiye kumuhamagara baze niba ahantu kiri abantu bari kumwe bagiye tayari guhita tugenda tukikabona gukora ejo nta kibazo kabisa ngende tayari dukuraho umuginga sawa ubundi ibindi byose turaba tubirangije imitungo ndayisigarana ubu tugomba kumurangiza nta kabuza nta muhwe za bene mama nzongera kubagira ubu turamutwara kabisa yes ahubwo reka tujye mu kazi tugende umeze neza meze neza nari ngukumbuye byataha habese undi umumbura buri kanya bisa n'isegonda ubu aya sekandi ndahangaha rero ariko umeze neza ushobora byubushye aba mwiza si wowe wabiteye ni njye wabiteye wayi nise namwe si wowe ubibona nyine ko ndi mwiza urumva hari undi wabibona sha urambereye yego nawe ntungura buri munsi utakiza kumbere sigira ngo nari kuba naje kukureba yego akoze kuza nari sheri twari mumaze iminsi utari nangaha uri baragiye ahubwo se ikibazo cy'amatsiko aha hantu wahavumbuye ute ese mubibona ko ari muri parike sha ni heza ni ukuri ni heza nakunze umugabo mwiza ashakira umugore wiwe icyiza kurushaho se ayo magambo bayakuyeho ubundi ese kuba ngufite cyane
amagambo yabura. nawe uzanyibuza. Ngufite iyo umuntu agufite aba afite rwose. Yego. Niyo mpamvu ntashobora kubura amagambo meza nakubwira. Ne ushema nawe. Yego. Nukuri. None se Iki? Ahubwo turaho twenyine. ya twenyine inyamaswa turaho n'uko ziraho. None se nyine nari gushaka ngo dupange nyine kuri ubukwe bwacu. Ya Ubukwe? Sheri Wow, uzi ko ntunguye? Shaka tubane? si kuryama mu gitondo nabyuka ngasanga ni igishuka gusa naraye kumbaza. Nukuri ndanezerewe. Yego. Cyane. Ngewe jide ndashaka ko ubu wanjye ibihe byose. Shobora. Yego. Urampite rero. Yego. Nukuri. Sheri nyine kubaho nkajya ndushyikwa no kubona amayinite gusa. Sinishywe no kuba nabyuka no gukora kanama ne. Uratangiye. Ako ndaha ku bwawe kandi nzahahora. Shuha. Nukuri. Ntabwo uzigera unyanga. Oya. Nunyanga. Ntabwo nabikora. Mani izaguhana. Ntabwo nabikora. Yego. Nukuri. Uzigera ubikora. Wapi? Wowe uzima. Nese kubera iki nabikora? Oya ntuzabikore. Ibyo nyizera nyine tu mba mari ku bwawe buri gihe pe. Sinzi ko nkunda. Ndabizi ko nkunda. Nanjye sinabishidikanya. Yego. Nese ibintu by'uko babitekerezaga iki? Nyine urumva kubera ko nari maze iminsi ntari nawe. Nawe wari umaze iminsi utari naha, nawe wari umeze nk'aho utari uhari. Urumva? Nabuze ati rero kugira ngo nkomeze nicwa n'imbeho kandi uhari. Nyine nakubwira utazi. Dogusa. Yego. Tukabyereka ababyeyi Sheri. Siko kuba dukundana nyiri ishyamba ryonyine ribizi ni na Ako no mu rugo barabizi. abize ko bumva ngo umuntu ngakundana na runaka. Ariko no tugomba no kubishyiraho byiteka. Yego. Kambera nyine mama w'abana nzabyara. So tuzabyara abana bameze gute? Biza basa nawe. Uzaramutse aje. Asa nanjye. Ntabwo nabyemera. Kubera No wamusubiza mu nda. Oya. Kandi nanjye ari byo nshaka. No. Kubera iki? Ubwo rero n'umutabishaka azasa na mama wawe. Mama se ni mwiza. Cyane ahubwo. Oya. Atakiza kuba mwiza se umva ari kubyara umwana mwiza nkawe. Agiye kunda akazi. De. Shabwira akaragi kwanga. Bari cyaka kinisho. Nari cyo butiko kangurira amazi. Ahita tukajyana. Nansanga hano. Kubera iki? Ndashaka kuba ndi hano nyine nitegereje. Ntabwo gusiga. Nkeneye kukubona uri kuza uzaniye amazi. Oya. Twakomeza aza n'izaniye ibiryo. Neza. Tegura mugabo wawe. Oya seka. Ese njye ntabwo nshaka kugusiga wenyine. Ntacyo ndi bube. Urabyizeye? Ndabyizeye. Genda kumva ufite ubwoba. Shuba? Ukuri. Aga, ntugire ubwoba. Ndi uwawe reka. Okay. Cyangwa waketse ko ari undi muntu wenda natumiye. Nese aha hantu ni heza ariko ikiza. Waketse ko ari undi muntu natumiye? Oya. Kandi nzana amazi. Thank you, Sheri. Kariya.
isi yoba kukica ntabwo kwica se ntubimenye ni ibintu byacu ahubwo twagiyeho. agerere Ndakumva nkuba ntwari yanjye. ati n'ikintu cyane Ya. amahigo turabukora gatanu nanjye mu gatanu tugashyiremo hagati kimwe hajamo kagomba kuvuga Ntago numa kavuga. gateye ijwi twaba twiriwe Icyo ndakigukorera. Twagiye. tugatama hagati bakabona imyaka Ibe. Okay. Nta kibazo naza tu nta kibazo. Miliyoni 10 nk'umusaza. Ndagukizami cyoroshye cyane. Ngaho vuga. Inshuti n'umuryango. Vuga ngo inshuti n'umuryango. Inshuti n'umuryango. What? Babe!